bakarara bakurangije urumva so nuva ngo opposition kunimeze Kagame yarayinjiriye agenda batatanye yego abarema mu kintu cyo kutizerana yego abarema mu kandi urwikekwe na yamoko na bwa turere byose ubu twebwe babanje kuvuga ngo tuvuga amagambo nk'aya ngaya duhagaze ku butaka bwa Uganda gute ngo ahubwo twebwe turi bamaneko ba Perezida Kagame ngo dukorana na RPF ngo iyo tuvuga byose turi maneko avuga wow noneho abo ngabo nuvuga ngo opposition yagiye egwa nk'ibere bafite n'utuntu tumeze nka buri muntu wese uzi ko abantu barwanira ubuperezida bataranagera no kuri front line bataragera no gutangira gupushinga urukuta rwa Kagame baravuga ngo nigeze aba president Kagame arabareba atabangaba opposition mbaze mushira hamwe nimushaka muzaze tuganire ibiganiro basi icyo mushaka mumbwire icyo mushaka murasaba ibiganiro rwanyu ntimwumvikana kumbera amaze kubateranya none urabona kanguha urugero ushobora kujya utikumva nka RNC ya Kayumba ya General Kayumba Nyamwasa n'abandi bari bafatanyije ukajya kumva yiciyemo dukuta kumva mba mukombozi n'abantu zabagiye kwabo ukajya kumva Padiri Nahimana hatekereje igitekerezo kizima cyo gukora iki n'iki abantu bateye itoki baravuga ngo baramurwanyije ukajya kumva haje Awita Yohana Kambanda professor akavuga ati rero nzanye ikintu cyitwa ngo ineza rusange y'abanyarwanda bose iyo nawe bakavuga ngo umuginga azanye ikintu kizima ariko reka adutanze umushirika tubanze tukirwanye ngo aho atari byo kumbe nawe nakayibanda we yakayibanda cyo kunambonye nabonye asa nigeze kujya gutereta umukobwa ndi kumwe n'inshiti yanjye njya kumwereka maze iminsi biri mutereta umukobwa noneho umubwira Cliff ndivaye ngiye kwereka umukobwa w'inshiti yanjye ngiye kumwereka umukobwa tugeze yongera ngo we arabeshya wow umukobwa ni mwiza ngo ariko se Robert uyu mukobwa kari gidukwiranye ngure abwo mukobwa ngo uyu Robert ntabwo ari serious abayikinira ntabwo ari muri love koko nanjye numva ndimo nikina kuko ntabyo ndimo kuko yaminduye umusazi imbere y'umukobwa sasa rero Kayibanda we aterura business aterura deal akayishyira ko umushinga uri sawa sawa ugasanga nawe abayikinira rwose gutyo ukabona bivuyemo ntabwo abyitayeho kandi ukabona afite ubwenge burambye bishobora kuba bwakora ikintu ariko azanye ikintu gifasha abanyarwanda bose ariko komba ngo tuzaba tubikurikirana tubirimo turakora gutya turagira gutya abo barayoyoka bagira ko ikintu naze ntekereza jewe ejo bundi nibwo natekereza buriya bari abatipe bose bo muri opposition bari bahari kuva muri za 2000 na kugeza n'ubu bari badira harimo abantu b'amoko abiri harimo maneko z'u Rwanda abandi barabajura kwiba impunzi na opposition kuyiba barangiza kuyiba bagenda gahoro bakiryamira bagaceceka ngo cwe we wabonye agafaranga gacaho abahaye amahoro yanyu muyobora u Rwanda rwanyu yo ntabwo noneho uwanekaga we bamuha prolongation kugenda tukana mu gace kagenda reducing kubangama nabwo ari gutukana kubangamira leta agenda gabanya akagwa nk'ibere abo nibo dushakisha ubu ngubu kuri network tukawe hose mugabo ko yavugaga cyane ari kuri fight byagenze gute buriya babakubita agafaranga ngo ufunga mudomo we wacha uginga wako umuvandimwe akagira ati ubwo nyine Ubufaransa bugiye kwikorera genocide ya Kongo ntabwo agatsiko kakiyikorera konyine narenze ko abazungu bazi ubwenge ariko none Macron abakojeje isoni izuba riva ni nabyo ariko mbagwiza ukuri ibi bintu mu busesenguzi ni mu bihe percentage nimwe ibi ndashaka kubabwira kuko Ubufaransa bumeze nk'isuka idakwikiye neza ifite ikirindi kiyitangira ariko hano mu muhini idafixingamo neza iyo suka imeze n'isaha yajoga byo bijya ngo nukuroka iyo suka nayigereranya nanone Ubufaransa mbugereranya n'irobe urabona ubundi irobe riri y'umutsima noneho irobe ry'ikijumba ukarikanda ikijumba yo ni wagikana neza ngo ugiye gukora icyo bita enogo mu runyankore ukadaha gutya ntubyizere 100% ngo kirakugera mu kanwa
wajya gutamira ukatamiraho gatoya ikindi kikagwa hasi n'iriya suka rero ujya gutamira mu cyakano kubitisha ikirindi hasi ikarokera neza iyo rero kugira ngo utange percentage y'umufaransa aba ubundi rebe muri politiki ya ibihugu bya Afrika byose bari abagabo ko ari batanu ibyo bihugu bitanu bagenda bikicara umuntu soza guverinoma iyo ngiye aba ari umufaransa rwose aragucabiranya akagwereka uruhande rwiza bagacyabena nko muri mushiki wabo yewe mubwira se twabanye neza wayo ururimi rw'igifaransa wa francophone wabikoze neza rero natwe icyo twakwitura no kuri ubuyobozi bwawe nubona babaye na pizza yawe wavugana na president Kagame akaza tukareba icyo twakora kumbe wakona muvuta ngwino iza reka twemerere urwibutso rwubake nta kibazo okay, don't worry ejo bundi mukajya kumva ngo indege yakorashinze mu Bugesera ku kibuga cy'indege cyaho gishirira umwambi wake gishirira nuwo wagitwitse obuhanuzi bw'amagayane bugasohora hasi kuki Perezida Kagame yemeye iriya diro y'ikibuga cy'indege nako yemeye no kujya kubakayo kandi bizi neza ko ubuhanuzi bw'amagayane hari ikintu bubivugaho ibyo uzi haba ikintu cyitwa kifunga uso yani ikintu kiragukingiriza ku face nube wabitekerezaho ko bigomba kuba ukikanga wacyubatse ahita avuga mbe mukiretse no barakiretsemo ibintu byabari ukwerera mbe mukiretse bitaza ko bari byo mugano kagana kariho hanyuma rero ubu nabonye ububirigi zana twitaba umuntu ashobora kuba ari tukivuga kuri yese aratanga igitekerezo sara turi live kuri Isano Media Africa hamwe na Media Robert TV waba uhamagaye muri izo gahunda cyangwa uraza guhamagara badayi ufite igitekerezo kuri ibi turimo kuvuga kuri live yari mu bindi ngira ngo hanyuma rero aratunguwe abantu bamenyere ko tuba nimugoroba akenshi tuba turi live bajye bahamagara batanga ibitekerezo abavandimwe bakomeje kuduhereza ibitekerezo kandi byinshi turi organizinga bigiye bitandukanye turagenda tubinyuzamo amaso ariko twari tugeze ku ngingo ivuga ngo tukivuga kuri ubwo donc kutiyubaha kw'inkotanyi bigiye gutuma zitagaciro ndetse n'amahanga yose amaze kujya kuba yagira ukuzivaho baraba opposition ndakubwira hari nka reka turebe nk'abanzo reba harimo nk'uyu nguyu twa Dr Rudasingwa Theogene witwaga uyu Rugaba Patrick aba bitwa banuza bakamana abandi bose abo uzaba kiriho banuza awote ako ndakubwiza ukuri ibyo barimo kuvuga abangaba nago babizi aba bose bararyamye umva avuze rimwe umva ashakishe kuvinza zikanga yenewe abanyabwenge aba ni nitina bafite n'amafaranga ariko ariko tukiri kuri opposition wabonye ko ububirigi bwavuze ko kububi na bwiza u Rwanda rugomba kurekura Victoire Ingabire ibyo narabivuze giyewe mu gihe kingana nka amezi 5 ashize ndaba natano ni nkane igihe twari hajya ku kibuga ruguru ndavuga nti Ingabire ari mu bintu bimwe byongera Kagame kurangira ko uri opposition ifite ubwenge akavuga ngo Ingabire atobari ni bamurekura kugira ngo amahanga abashe gukora iki kwatakinga Kagame noneho ndavuga ni mu gihe gito cyane muzabona bihutisha urubanza rwa Ingabire kugira ngo bikure mu kibazo barangira bavuga ngo Ingabire bamufunguye by'agateganyo bagende azajye yitaba urumva bavuze ngo ubwo barimo barakavarenga cya kindi ngo pressure hano mana we so novuga ngo Ingabire ari mu bantu ari n'umuntu uzatuma u Rwanda narwo ruseba Ingabire barimo barashaka uburyo bamufungura akaba yagenda ariko ready baguye muri nteba karabaye wamboneye Theoneste w'umuvu TV
ngira ngo urabona ko n'igihe cyabyanditseho ngo inkuru ivuga ku rukiko rukuru rwa Kigali rugiye gutangira kuburanisha mu mizi urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza ku byaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi. Ese kuki badashaka ko babukuraho kandi batembagaza ubw'abandi? Ubundi kugambana intekeza ko aricyo cyakabaye icyaha. Agase. Gukuraho ubutegetsi bwe nta kibazo mu mwemere namwe mu bufate mu bukomeze ni bakureho hako mwe gufunga abashaka. Ariko umuntu ushaka kubukuraho nimba afite imigabo n'imigambi ishobora gufasha asaba abanyarwanda mwe mufite shidagani kubera iki mufite ibibazo donc no kubera iki ubwo mu mboni z'amaso yawe. Biriya byose ni bya bindi byo kwikunda kubera kugira ngo nabo mbabone ko ni ukurangira ko umuntu yababona ati ukoze yarangiriza yakaboko reka nubundi twarabahohoteye abanyarwanda reka tuzaranye imyaka y'kibemeremere wenda umuntu azapfashaje nabana bacu bakuze ari uko tugomba kugira iki bashobora kuba bafite ijambo tubahe gap nini cyane ku buryo nona nk'ubu ubu ikintu kigiye kubaho ari ikintu bifuza ko cyabaho mu Rwanda ariko kitateze no kuzabaho. Barifuza ko u Rwanda haba abatutsi banamba nini cyane kurusha umubare w'abahutu. Naho ubundi abahutu Imana yabaremye ari benshi nuko ntabwo bizakunda mwabimye igisirikare mwabakubita amafuni mpaka imyaka mwahereye mubice ntago baba bararangiye ntago ushobora gupunguka nuko Imana yabaremye n'abana ndende mbona mu Bibiliya y'Urunyankore Bibiliya y'Urunyankore yandika avuga ngo umugaragu w'Imana bitavuga ngo umuhutu w'Imana umwero warahanga umuhutu w'Imana abahutu b'Imana mubaveho batera n'umwaka muzahura n'ibibazo bya muzahura n'urukuta rwabo. Ingabire Victoire we rwose bacire birarura pepe. Ingabire we ikindi Jean-Luc Habyarimana n'umuryango we bacire birarura ibyo bigira byana kibara bakoreho no kugira ngo bafite buye mwe nagumo mwe mushobora kuba mbona mukatekeza mu Kagame agiye kwaka intwaro mu Bufaransa mugatekeza ngo agiye kudiringa kuba abahereza impunzi afite ibindi ari mu abahishe akabatega kanyobwa mukarangara kuri icyo ngicyo kumba afite ikindi arimo arishakira ubuhungiro. Reka mwe musoma kino gitekerezo nameze neza nagomeze neza. Aha reka hanyuma rero igitekerezo cy'uyu muvandimwe aragira ati ubutegetsi bw'u Rwanda bwararangiye ahubwo habuze ababufata. Ikimenyetso cya mbere rero abamotari bose ntega nganira nabo nta numwe gisome neza igitekerezo tugeze abamotari bose ntega nganira nabo komereza nta numwe ndumva ashyigikiye leta y'u Rwanda n'abandi bose nta n'uwishyigikiye nuko yabyanditse muri cya gihe cy'iwacu ibidukorerwa murakoze. Umva mbabwira akantu gato mbanze mbwira abamotari mbakopeze aho twabakopere umuntu wese uzagutwara kuri uzatwara kuri moto nakubaza ibintu bya leta ntuzongere kumera iryo bagiye kubahiga bagiye gutangira kubanika muri ubwo buryo bagutware uvuga amagambo nkayo bavuze bahita bakunogona usanga umumotari yapfuye bazabica. Hanyuma rero ejo bundi hari tariki zingahe uyu munsi kwa kangahe kwa 5 ku itariki 5 kwa 5 kwa 3 kwa kabiri hari abasirikare kwa kabiri kwa mbere it was Monday I think abasirikare bavuye mu Kamira n'abasirikare bavuye ku Gisenyi Rubavu abantu bose bari bagiye mu bibari abashoferi abantu bose bari bicaye aho ngaho usibye umushoferi abashoferi abatwaye umuntu amakwasteri mwari murimo mujya mu bibari mfite voice notes zanyu kandi ari bagenzi banyu bari recordings uze abasirikare yego nokuri ku Imana Kagame ariho atariho agatoki ku kandi tugende dupfe na comrades bacu dufite fragment mu mubiri wose tujye gutaha mu bibari tugende umugore tujye kumubwira iki amafaranga muduhaye kweri mucukura mu buyagacira amafaranga ajyahe amazaho ajyahe abasirikare complaininga bya danger twabuze intwari habonetse umuntu akaducunga ubu abanyarwanda bose barumva renesaneza babuze umuntu uvuga ngo dore hangaho rubarutse ngo yipanga akazi atanga imirongo ye migari bahereza RDF akazi tukareba ko abajepa aribo bazarurwana ariko agiye mbona byasaba umutwe uri special why tojya kumva ngo battalion
yagiye division yiyunze kwa Duyi ha aho Kagame yahita asubira mu Bufaransa nawe arabizi ko cyangwa bikunda ntabwo wayobora igihugu bahita bacaho bose ukitisha abantu inzara abamotari ukirwa bakora ibintu nka biriya amakonterevasiyo atarangira perezida Kagame mu Rwanda abana barimo bararira ariko bambe buriya nta kaboko kamenyere gukora mu nkono bose bazongera bazane $1 campaign cyakiriye abarezi umusanzu wa RPF ariko wibuke ko perezida Kagame ari kudiringa impunzi mu Bufaransa iki kintu gibuke muvane none se ubwo impunzi yo mu Bufaransa izahagarara ku mafaranga ashobora kubyura yangana n'amafaranga y'umusoro w'abaturage batanga ko nayo agwa munuza banze rebe nk'ubunuza mituweli abantu bari ku bihumbi 20 bamusize kuri 40 kandi nta muri mafite urumva abantu kuntu bari barunyunyuse baranyunyuta uko bwije nuko bugeye urumva imana musirikare yanyeretse amafaranga avuye guhembwa arayafotora arayanyohereza hano arambwira ati Roba mwana urayabona wowe ndwanaho ndayabona se ndayakuraho mu buhungiro ngo tubona usa neza ngo twe twabaye nk'abakecuru twarashaje kubera ubukene ujya gutekereza no kujya mu rugo bikanga ugahitamo kujya kurya ku mesi y'abasirikare kigumira muri urwo faranga ryaranze n'abafande nabo rega nabo ntayo nabo baritotomba bavugana okay sawa kumbe naho bigeze urumva rero ko ntabwo bigize ukuborohera habe namba hanyuma reka wenda tuvuge ku ngingo ari ingingo hari ingingo nshaka ko tugaruka wenda ubwo twamaze gushyiraho umucyo ku kijyanye na zino mpunzi impunzi ntabwo bazizanye baba bagiye kuzihemukira ni gusicyana se baba baziye kuzikira rwa butabura tukazizugunyonja mu kinani umuyobozi wa OMS akagira ati ibintu byanyu mwigize byo kuba muhungeta abantu bose murase nyine mbitwaranye na kiriya waruvuze uti ku mipaka birakaze nzawe bora biriya bora avuga ati mureke abantu bagende ni imitwe mureke abantu bagende na Ebola mureke abantu bagende ibintu byo kwitwaza abantu muri kuba yamaze kubivuga noneho bya biriya barezi ya mizindaro ya Kigali ngo umuntu warurwaye Ebola muri Kongo Goma yakize Haisa bitanga aba ntago bagira isoni ngo murwayi wa mbere wabonetseho Ebola muri Goma yakize bose abatipe bagaragaye babazi ko abana b'ibigori babonye OMS bihanije ubu ejo bazafungura imipaka bazafungura imipaka wenda kwakonde kubarasa bakomeza nyine bajya barasa abantu ku mipaka ariko ibyo kuvuga ngo imipaka irafunze ntago ari byo barabataye ntago byoroshye mumbabarire reka twivugire ku ngingo ya nyuma twivugira ku ngingo ya nyuma ivuga mu by'ukuri bigendanye na bano bakongomani bamaze kwipanga akazi baravuga bati twebwe iyi ngingo ivuga guhindura itegeko nshinga tuyihagazeho ndetse 100% mu gihe bano ba Martin Fayulu babandi bo mu ishyaka bise ngo nimba ari ngo C64 ngira ngo ahari ni 64 ngira ngo C64 bibwira ibyo none baravuga bati umva twebwe ntago tubyumva rwose ndetse ngo nababandi babanzi b'amahoro muri Kongo ngo bari kubanyuramo babagenderaho n'ikibyo babagendamo bagenda babatesha umutwe ariko noneho ngo abanyekongo mu bwabo mu mihanda byagaragariye hari ejo bundi rwose barimo bigaragambya bavuga bati twebwe turashaka Kongo nzima turashaka Kongo ifite icyerekezo kandi umuperezida tubona tugomba gushyigikira ufite ahagejeje ufite ukuntu ari kwirukana zino nkebebe ufite ukuntu ari kurwanya buri kimwe akubita ashwanyaguza wow urumva ça marche urumva afite ukuntu agenda ashwanyaguza yirukana Nyabingi abazimu Karande inyatsi akubita ashwanyaguza nta wundi ni Fachibeto bamwita muri inyuma kuri media Robert TV tugiye tumwita Fred Marshall uvuga Marshall Marshall kandi ukongera akantu kitwa ngo munaziri wa Mungu ako nibyo baherovye
no muntu woherejwe no witeka ariko rero abakongomani n'undi kuvuga ngo nasiri wa Mungu uyu mu president iyo ni munazi yaje arakasa izo mpamvu se twamuhaye ni Fred Marshall